amaze kwanga kumva ijwi ry'Imana, Yona yerengeje i Tarushishi, yajugunywe hagati mu nyanja, n'ubwoba bwinshi Yona arihana. Imuhengeri hagati mu nyanja, iyo hasi cyane, n'ubwoba bwinshi, ubuhungiro ni Yesu umwami wacu. Muhamagare agushyire mu bwato akwambutse. Imuhengeri hagati mu nyanja, iyo hasi cyane, n'ubwoba bwinshi, ubuhungiro ni Yesu umwami wacu. Muhamagare agushyire mu bwato akwambutse. Amaze kwanga kumva ijwi ry'Imana, Yona yerekeje i Tarushishi, yajugunywe hagati mu nyanja, n'ubwoba bwinshi Yona arihana. Imuhengeri hagati mu nyanja, iyo hasi cyane, n'ubwoba bwinshi, ubuhungiro ni Yesu umwami wacu. Muhamagare agushyire mu bwato akwambutse. Imuhengeri hagati mu nyanja, iyo hasi cyane, n'ubwoba bwinshi, ubuhungiro ni Yesu umwami wacu. Muhamagare agushyire mu bwato akwambutse. Uwakuremye akagushira ku isi, niwe ufite ububasha bwa byose. Aza kurinda hagati mu nyanja, niba wumviye ijambo rye. Niba wumviye ijambo rye, niba wumviye ijambo rye, niba wumviye ijambo rye, niba wumviye ijambo rye. Imuhengeri hagati mu nyanja, iyo hasi cyane, n'ubwoba bwinshi, ubuhungiro ni Yesu umwami wacu. Muhamagare agushyire mu bwato akwambutse. Imuhengeri hagati mu nyanja, iyo hasi cyane, n'ubwoba bwinshi, ubuhungiro ni Yesu umwami wacu. Muhamagare agushyire mu bwato akwambutse. Agushyire mu bwato akwambutse. Agushyire mu bwato akwambutse. Agushyire mu bwato akwambutse. Agushyire mu